Ku kibuga cy'indege Kanombe abantu benshi biganjemo abagore n'abakobwa bari kurira cyane bari bahari. Abagabo bo bari bitonze mu by'ukuri ubona ko agahinda kabashenguye, ariko bya bindi bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nibyo byabarangaga. Abantu benshi bari bakubise bahuzuye bategereje uyu murambo. Ntago kandi byatwaye iminota myinshi ngo abantu babe bari ahangaha indege itaraza, kuko mu gihe gito cyane twagiye kubona tubona indege iturutse mu kirere iraza yogoka ikirere cya Kigali maze irazigwa ku kibuga cy'indege hano i Kanombe. Muri uko kugwa ku kibuga cy'indege Kanombe abantu benshi bahise bihuta basa n'abasatira indege, ariko abashinzwe kubasubiza inyuma babasubiza inyuma kugira ngo babone ukuntu baza gukuramo uyu murambo mu buryo bwubashywe. Umurambo bawukuye mu ndege bawinjiza mu modoka ukwiye kujyamo. Abagore n'abakobwa barushijeho kurira cyane mu gahinda kenshi gakabije, ariko abenshi barawumva imiryango y'uyu mugabo Kitoko. Ako kanya twagiye kubona tubona abakobwa babiri beza cyane b'inzobe baje barira cyane. Muri abo bakobwa harimo umwe wavugaga ko yari amaze iminsi aganira na Kitoko kuri telefone amubwira ko bagiye kuza ngo babane. Abenshi bavugaga ko uyu mukobwa koko bari bamuzi kandi ko yavugaga ko yari ari mu rukundo na Kitoko. Uyu mukobwa yarize cyane agera haza apfukama imbere ahantu hapavomye hasi avuza induru araburuga. Mu kanya gatoya umukobwa yabaye nk'ugagaye maze nawe bahise bamuterura bamuvana aho ngaho yari ari kuririra bamujyana mu bitaro by'i Kanombe. Undi mubyeyi wagaragaraga nkaho ari umubyeyi uri mu myaka 50 nawe yaje aza yuzuye agahinda kenshi n'amarira, ibimyira byasohotse biri gutemba ku matama ye, amarira ari menshi cyane. Maze uyu mugore aravuga ngo mbabajwe n'ukuntu umuhungu wanjye ansize nibura nta nabuzukuru ansigiye. Uyu mugore wabonaga ko afite agahinda kenshi ndetse nawe kamushenguye. Abandi bagore bari bamufashe mu bitugu, abandi bamuzengurutse bamufashe mu buryo kugira ngo nawe ataza kuba yakikubita hasi nawe akaba yahita ajya mu bitaro. Byari amarira menshi. Muri ako kanya kandi abagabo b'inkorokoro bahise babafata ngo baze gufata wa murambo bawinjize mu modoka nk'uko nari nabivuze. Umurambo wafashwe bawinjiza mu modoka bawuvana aho ngaho ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe bawujyana mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali. Ahangaha nibwo hahise hakurikiraho umuhango wo kuza gushyingura uyu mugabo. Ubwo bari biteguye kumushyingura, abantu benshi bavuze ngo ntago bamushyingura kubera ko hari inshuti ze ndetse n'abanyamiryango bo mu mahanga batari baza, bityo ko umurambo we batagomba kuwushyingura ahubwo bagomba gutegereza abantu bose bari mu mahanga bakaza. Abantu benshi bagumye aho ngaho bategereje ko abo mu mahanga baza. Buragoroba buracya ku munsi wakeye. Gusa ku rundi ruhande aho hantu hari kubera uwo muhango aba DJ bari bahari bari gucuranga, ariko kandi bacurangaga indirimbo za Kitoko, harimo nk'indirimbo agapapuro zagace. Hari n'indi ndirimbo uyu Kitoko kiba mu Rwanda igeze kuririmbana n'itsinda ry'abasore babiri ryitwa Dream Boys, aho yaririmbaga iyo ndirimbo yitwaga Bella. Iyi ngiyi nayo bakundaga kwicuranga mu buryo bwo kugira ngo tubashe kumwibuka. Ako kanya iyo bayicurangaga abagore bahitaga barira cyane, abakobwa nabo bakarira cyane, mbese yari amarira gusa. Umuhango wo kumushyingura rero wageze, maze abasore bose bari bari aho ngaho bababwira ko bagomba kuza kumufata kugira ngo babashe kumushyingura. Ntabwo we bamushyinguye mu marimbi nk'uko abandi bajya babigenza bakabajyana mu marimbi, oya, we bamushyinguye mu rugo iwabo mu miryango ye. Uko bamumanuraga muri icyo cyobo bari bacukuye bari kumushyinguramo, niko abagore n'abakobwa bariraga cyane baririra hejuru, maze urusaku rw'abo bagore n'abakobwa ruba rurankanguye. Bandakangutse nsanga narutaga, nsanga Kitoko ntiyapfuye ahubwo nibyo ubwonko bwanjye bwari bwibereyemo. Nahise mfata telefoni yanjye njagajaga imbuga nkoranyambaga zose ngo menye ngo Kitoko abaye hate, ko tumuheruka mu myaka myinshi akiba mu Rwanda, yagiye hehe, ahari ameze ute, abaye hate. Reka nguha amakuru ya Kitoko. Ubundi uyu musore yagiye agira amakuru y'ibanga. Hari abantu benshi bagiye bumva ngo yigeze no kujya mu rukundo n'umukobwa bita Ange Kagame. Gusa ibi ntago twabihamya kubera ko ni ibyagiye bivugwa n'abantu. Uyu musore yakunze kugira amakuru y'ibanga kugeza naho ubwo yavuye mu Rwanda yerekeza mu bihugu byo hanze atigeze abivuga. Icyakora hari umuhungu w'inshuti ye cyangwa se mushuti we wigeze kuvuga ko uyu musore yamaze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi mbabwira nabisomye ku kinyamakuru kimwe gikomeye mu binyamakuru bikorera mu Rwanda. Icyo kinyamakuru ni ikinyamakuru cyandika. Ubwo rero
uyu musore ngo yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza amasomo, we yagiye kwiga kandi ngateganya kuzagaruka mu Rwanda igihe azaba arangije amasomo ye. Kitoko Mibabwa abanyarwanda bari biteze ko ejo bundi muri kampeni yo kwiyamamaza kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari buze agafasha nibura kwamamaza cyangwa se kwiyamamaza kwa Perezida nk'uko yabigenjeje mu mwaka wa 2010. Ariko uyu Kitoko yanditse ku mbuga nkoranyambaga avuga ko atabonetse ngo aze kwifatanya n'abanyarwanda kwiyamamaza k'umusaza cyangwa se kwa Perezida mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ngo nubwo atabonetse ngo hari indirimbo yahanze ahangiye Perezida 2010 ngo yizeye ko iyo ndirimbo ye iri kubikora kandi izafasha ibyo yagakwiye gukora byose. Nubwo adahari ngo abikore nk'uhari, ariko yavuze ko iyo ndirimbo yayitanze nk'impano kugira ngo ifashe abiyamamaza, by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame niwe yari yarayigeneye. Iyo ndirimbo yitwa Thank You Kagame. Niba warigeze ujya ahantu habaye kwiyamamaza ndetse ari Perezida wa Kagame uri buhaze, ushobora kuba warumvisha iyo ndirimbo bayicuranga, Thank You Kagame. Uriya ni umusanzu uyu Kitoko Mibabwa yatanze mu buryo bwo kugira ngo ashyigikire Perezida w'u Rwanda mu mwaka wa 2010. Kubera uburyo amakuru y'uyu musore yagiye ayagira ibanga cyane, byagiye bigora abantu benshi kuyamenya, bityo nanjye nubwo neguye ibikoresho byanjye nkajagajaga imbuga nkoranyambaga ngo nshaka amakuru ya Kitoko yageze ku banyarwanda, byananiye rwose kuko ayo nabashiye kubona ni make cyane, nawe yaye ngaye mbabwiye. Ndabashimiye ko mwakurikiranye Udushya Kingdom. Nge nitwa Eric Radu, bahoza ku mutima. Niba unkunda kandi ukunda iyi channel, kora subscribe kuko ni yawe. Ciao ciao.